mbere na mbere hari akavuyo mu bintu byose n'umwijima, ubwo Imana yavugaga ngo habeho umucyo. Nubwo byari bimeze gutyo, Imana yashyizeho rwose umurongo wa buri kimwe kandi irema ikirere icyita ijuru. Nanone barakubwira uko Imana yagiye irema. Nanone Imana yateranije amazi yo hasi no hakurya y'inyanja, ubutaka bw'umutse buraboneka, niko batubwira. Baratwereka none ko Imana yagiye irema buri kimwe cyose nk'uko bigaragara. Nanone Imana yaremye isi n'ibirimo byose nk'uko bigaragara mu gitabo cy'Itangiriro. Ni introduction. Imana yanejejwe n'inyanja n'ikirere n'umucyo yari imaze kurema. Hanyuma rero yabashe kuba yategeka yuko ubutaka butanga ibimera byabwo, kandi buri kimwe cyose kikera utubuto twacyo. Nanone rero ibyo byatanze n'imbuto birera. Nanone Imana yagabanyije umunsi nijoro, hanyuma ukwezi gutwara ijoro, izuba ribasha kuba ryatwara amanywa. Hanyuma rero ibyo byose Imana yaremye byari byiza rwose, byari byiza ku itangira rya byose. Imana yatumye rwose amazi yuzuramo ibiremwa byinshi, ndetse ikirere cyuzura inyoni. Imana yaremye n'inyamaswa, kandi buri kintu cyose yakiremye ko kibe ku isi no mu kirere no mu nyanja. Nanone kandi bakatubwira bati nubwo ibyo byose ari agatangaza Imana yaremye, ariko rwose ntabwo byari byuzuye. Hanyuma y'ibyo byose Imana yaremye umuntu, umugore n'umugabo, niko Imana yabaremye mu ishusho yayo, ihereza umuntu ubutware bwo gutegeka isi. Hanyuma kubera ibinyejana bizaza, Imana yahisemo kwandikisha izi nkuru ku bantu bazashakisha kumenya iby'Imana, hagati yo kumenya intambara y'ikibi n'icyiza. Ibyo byose byabashije kuba byakwandikwa mu gitabo cy'agatangaza cyitwa Holy Bible. Nanone filime ni The Heroes of the Bible. Ngayo nguko rero Imana ibahe umugisha. Ingabo z'Abafilisitiya zari nyinshi muri icyo gihe, kandi zageragezaga kuba zarwana. Umuhungu umwe yagerageje kuba yarwana rwose n'intwari yari ikomeye. Uwo muhungu yitwaga Dawidi. Ni muri filime ya Dawidi na Goliyati. Ted Cassidy araza gukina ari Goliyati, Jeff Corey araza gukina ari Sauli, John Dina araza gukina ari Debate, Logan Kani araza gukina ari Dawidi, Hugh Bryan araza gukina ari Hebra, hanyuma Daniel Travanti araza gukina ari Shama. Abadukiniye filime nabo rwose baragenda batubwira. Nanone abagiye bakora kuri iyi filime kugira ngo ibashe kuba yatugeraho, Missionnaire Kiza Benjamin uri kubibasobanurira, tubabwira. Baratangira nanone batwereka Ubuyuda uko bwari buteye. Baratwereka imisozi y'ibihanamanga, baratwereka ibitare. Ni ukuvuga ngo igice cy'ubutayu cyane Yudeya cyari kiri muri mayiro 30 nanone mu majyaruguru hafi y'Ubufilisitiya. Nanone kandi cyari cyuzuye ubuvumo n'ibitare. Ni ukuvuga rero aho hantu h'ibitare habashaga guhereza Abisiraheli ahantu ho kuba bakwisha rwose mu gihe cy'intambara. Nanone ariko nanone byasaga neza yuko rwose intambara zo batari bazishoboye kubera intwaro nkeya muri icyo gihe barwanaga n'Abafilisitiya. Yewe ni mucangaha mufate ku rundi ruhande. Nanone barakwereka ahangaha, barakwerekana igitero giturutse Ubufilisitiya, bohereje abantu bakeya bo gutata cyangwa se kuyireba. Nanone ni ubushotoranyi bukomeye cyane. Yewe harabo mbonye inyuma ya biriya bitare, kumbi hari abantu Abisiraheli bateze nk'agatego, baraberekana aho hafi. Igitero cy'Abafilisitiya kuri uyu munsi ntago cyari kinini. Abafilisitiya nanone bari bateye Abisiraheli igitero, nanone bagira ngo barwane nabo. Zari intambara zahoragaho rwose. Murabizi neza ko igihugu cy'amasezerano cyahawe Abisiraheli cyari gituwemo n'abandi bantu, bityo rero intambara zagombaga guhoraho kandi zizakomeza guhoraho kugeza ku iteka ryose, cyangwa se kugeza kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Bakira aho ngaho babonye yuko bari babateza mbushi. Abari ku misozi Abisiraheli ni benshi,
ni benshi cyane rwose bari babihanije kuri inshuro, baravuga bati ntago muri buze kubasha kuba mwaducika, niyo wakwepa uko wagenza kose ntibyari bukunde. Babarasiye icyarimwe Abafilisitiya nguko uko bapfuye. Abafilisitiya hari abirukanse abagerageje kurwana ariko nabo barwanye bava mu mukino bataha. Ni filime ni Dawidi na Goliyati. Misiyoneri Kiza Benjamin wigusobanurira cyane ni Bibiliya TV nkuko bisanzwe mumaze kubimenyera yuko tugira ibiganiro byinshi, tugira ibitabo, tugira ibintu byinshi. Mba nkwisha ariko genda ubwire umupagani w'umwami wanyu ibyo muboneye ahangaha bibabera isomo, ntimuzagaruke nanone kudutera. Hari uwo yababariye. Uwiteka Yehova uyu munsi arongera aduhaye intsinzi, habaye umunezero, nanone baranezerewe. Hano hari abari kwitoza kurwana ni Bufilisitiya, barimo bitoza kurasa tageti. Hakurya iriya hari uwaje azanye amakuru, hari uwaje kuvuga amacumu. Ni ibiki byabaye? Yewe twatezwe, twagiye twikubita muri ambushi. Aramubwira jya ku rundi ruhande. Nanone yabwiraga kapiteni w'ingabo z'Abafilisitiya, umwami yarasohotse nanone. Ni ukuvuga nanone ngo iminsi 49 uko yagendaga ikurikirana, bagendaga bitegereza Abafilisitiya ukuntu bashobora kuba barwana muri icyo gice cy'imisozi. Nanone ntago byari byoroshye, ariko nanone bagombaga gukomeza kuba barwana. Igihe icyo ari cyo cyose twohereje rwose abasirikari barafatwa kubera ko barwanira mu bitare. Narababwiye ngo ntago dukwiriye kurwanira mu misozi, dukwiriye kurwanira mu kibaya kuko dufite amagare n'amafarashi. Sinabibwiye babwiye generali, ariko tuzabatera ahantu hamwe umunsi umwe bazatubona mu nshakiro witwa Goliyati. Ni ukuvuga nanone umugabo w'ingabo za Sawuli yahoraga rwose agerageza kuba yarwana, ariko Abafilisitiya nanone bari benshi, bari bafite imibare myinshi cyane. Nicyo bakubwira, aha Abisiraheli ni bakeya kandi bafite intwaro nkeya. Mu by'ukuri kurwana kwabo kwari kugoye, bisa naho bari bategereje igitangaza. Nibyo hano barakwereka agahungu hariya gatoya gasa n'akagemuye. Hari abavuza ihembe kuri uru ruhande. Filime ni Dawidi na Goliyati. Nanone hano barakwereka agahungu gafite rwose gakuruye igare. We hagarara nurangiza wimenyekanishe. Stand and make yourself known. Hagarara wivuge. Yewe nitwa Dawidi. Dawidi wa bwoko ki se? Ku rundi ruhande Dawidi nde? Umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu. Nzanye imigati rwose y'abavandimwe banjye na cheese ya kapiteni w'ingabo. Nanone kuri uru ruhande Dawidi yaragemuriye abavandimwe be, harimo Eliyabu, harimo Shama. Hano ku rugamba bari abasirikare. Sinzi ukuntu uyu mugabo ari kugenda amara aba bagabo bacu rwose muri ubu buryo, ariko dukwiye gushaka ubundi buryo. Ibyo ari byo byose, ariko hari abantu bagwa ku rugamba mu gihe abandi barimo barwana cyangwa se babona intsinzi. Ntago nshobora kukubwira buryo ki uyu mugabo Sawuli rwose arimo asa n'untesha umutwe cyane mu buri munsi tuba twaramunesheje umwami nanone w'Abafilisitiya. Ndatekereza yuko byanze bikunze tuzashyira imbaraga nyinshi cyane mu kongera ibirwanisho. Tuzahangana na generali wabo Abuneri. Nanone ku ruhande barimo bagenda bakwereka ingabo z'Abafilisitiya ziri aha ngaha. Ku rundi ruhande Woyada twagarutse ni kapiteni nanone. Yewe mushumba w'Abisiraheli rwose, nyakubahwa generali w'umwami arashaka gucaho. Nyakubahwa ushobora guhita rwose nje kureba abavandimwe banjye. Ndi uw'i Betelehemu nitwa Dawidi. Yego
nanone kuri ruhande barakwereka generali w'ingabo z'Abisiraheli Dawidi nawe ibyo yagemuye yari yabigemuye kuri iyi nshuro. Filime ni Dawidi na Goliyati, ntushikwe n'akana kariko kose. Nanone ku ruhande nyakubahwa mwami, yewe icyama imyaka yawe ikaba ibihumbi n'ibihumbi, nizere ko utagarutse kugira ibyo ubwiriza ahangaha uvuga gusa amagambo atagira ibikorwa. Generali vayo unyereke iki kintu iyi plani y'urugamba yawe ni gatiki, ngo mbwira uburyo cy'ababenyamini bari buca ahangaha ntibaze kurimbuka bose, cyangwa umbwira uburyo abadani bari buce mu kibaya ntibarimbuke kandi abafilisitiya bafite amagare. Natekereje nti abafilisitiya baramutse baciye muri iyi nzira baca bakaza kuba baterera, wibagiwe yuko abafilisitiya bafite amagare n'amafarashi bari buze gutsindira ababenyamini ahangaha. We navuze nti baciye inyuma y'ibi bitare bisa naho ababenyamini baza gusenya guhera ku banyamafarashi baturutse inyuma, hanyuma bikaza gutuma abadani babasha kwinjira. Ati kuri ibi bishushanyo ahangaha, ibishushanyo ntabwo byumvikana. Yapanze plani y'urugamba ariko urugamba ntirushoboka, bafite ibikoresho bikeya, bafite abasirikare bakeya. Yewe ntabwo nzi ukuntu bimeze, biragoye cyane kugira ngo wirukane abafilisitiya, ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane. Birasaba cyane gutera cyane, gukora igitero cya danje gishobora kuba cyabasubiza inyuma. Yewe nge ndumva rwose uvayo dusenge, dukwiye gusenga pe, dukwiye gusenga cyane. None umva generali, none dusengera ikisi? Nsengera usengera Isiraheli, nawe usengera igitero cyawe n'uburyo ugiye kuba wakwataka. Batangiye kuba basenga kugira ngo Imana ibarengere. Mu by'ukuri rwose mu bigaragara ni weho mwene Yesayi. Yego nababwiye, ariko nzanye imigati na chizi ya generali rwose w'ingabo. Hano hari umwitegereza. Yewe abi Betelehemu, nta kwirwa bavuga ngo shama ngo yari yabashwe da Betelehemu. Barabahamagara mu mazina ya karitsiye nkuko bavuga ko Gatsata. Ngaha bari baje kuri iyi nshuro. Yewe sha wa mwana twatuzi kuri buzanga, turatekereza ko intama za buzuzirinda. Nari mbakumbuye mwese, data yarabahangayikiye, nta makuru mu by'ukuri ntago yaraza amakuru yanyu yabahangayikiye. Yemwe Abisiraheli, yemwe Abisiraheli, nimwumve Isiraheli. Hakurya hari uvuga ijwi ni irya Goliyati. Iyo bamwumvaga bose bajyaga mu mavumo kwihisha, ariko nimusuhuze rwose intwari ikomeye cyane ya Dagoni. Hiyo umuhungu mwiza cyane rwose watoranyijwe na Dagoni, wateye Imana y'imisozi n'Imana y'inyanja. Uriya ninde se shama we? Yewe uriya n'umusozi wahindutse umuntu, ntago ari umuntu gusa. Niko tudogobe mwe tudafite ibyiringiro, mutetemere cyangwa se mwikubita imbere y'umukozi wa Dagoni rwose ukomeye, mwe n'Imana yanyu Yehova. Nimwitegereze rwose intwari y'Abafilisitiya, mwikubita imbere yayo, mucika intege, munogonokeraho. Igihugu cyanyu rwose ndagitutse cyane, ndaciye kabiri kubw'umwami wanyu Sawuli, ndamuciye rwose mu maso, kandi ngiye gucira ku bwa gatatu. Ncira Imana yanyu idafite ikimaze, numva ngo muyita Yehova. Nanone aratuka Imana, aratuka umwami, aratuka igihugu, atutse Imana. We atutse Imana n'ukuri. Kuturiya mu pagano utarakebwe atuka Imana. Mwe ko ntacyo, ni gute mwakwemera ko Umufilisitiya batuka agatuka Imana? Ariko Imana yanyu rwose nta kintu ibasha kubafasha rwose, nta kintu yabakorera imbere y'amaboko ya Goliyati.
gusa uretse ko nafata Isiraheli nkayihindura umuyaga, mwebwe n'abasirikare banyu n'ingabo zanyu nimushaka umuntu umwe ufite ubutwari, hanyuma rwose aze rwose nimwohereze intwari yanyu izirwane nanjye. Hanyuma rero ninsinda rwose ndabwira abafilisitiya b'ubarare babe rwose n'abacakara banyu, ariko nimba tsinda muzaba abacakara bacu iteka ryose. Ngaho se nimubikore. Goliyati w'igati, mugabo ni muremure metero n'eshatu. Ngaho nimuze turebe intwari ya Dagoni irwana n'intwari ya Yehova. Ese ko mutansubizara? Munsubize mw'Abisiraheli mwe. Njye kandi ubu nabanye champion. Ntago twakunda ibi bitutsi bihoraho. Ibi bintu ntago byumvikana, Dawidi ntago byumva. Ubu umuntu aradutuka twebwe dukubite hasi tukimana. Bashama baramureba. Ako akana we mana yacu. Ariko gahungu we kagashumba koko ubu uratangiye nawe kabisa. Nanone ngo courage began with you shepherd. Nanone ubutwari butangiranye nawe wagashumba we. Dawidi rero nubwo butwari bwe yigiriye gusenga mu rundi ruhande, barakwereka yuko Imana yari igiye kuvugana nawe. Nanone ni filime tubasha kuba twabagezaho, ni Dawidi na Goliyati. Dawidi, ndi Uwiteka Imana yawe. Nanone nabonye ubutwari bwawe no kwizera kwawe, kandi mu kwizera kwawe uzaboneramo imbaraga. Nanone Uwiteka, ntago bazanyumva. Gira ukwizera imbere y'amaso y'abantu, kuko uzabona uburyo bwo kubikora. Subirayo Dawidi, genda uvugane na generali nanjye nzabana nawe. Nanone barakwereka uko niko Dawidi nanone yaje gusenga kuri uruhande ubatuka hora batuka. Ngomba kubonana n'umwami, agomba kungira kapite, agomba kungira champion we indwanyi, nkagenda rwana n'uriya Mufilisitiya. Ngomba kubonana rwose n'umwami wakana we. Munyumve dore nako general, ndashaka kubonana n'umwami. None nyumva general, kiriya kinyamaswa cy'igifilisitiya ngomba kurwana nacyo. Nukuri umeze neza mwe muhungu muto. Goliyati ni indwanyi nini pe, yishe abasirikare benshi, ariko njye mfite ubutwari, nzagerageza kurwana. Hari abaseka ku ruhande. Mwe muraseka umwana wagiye ugize ubutwari ntabwo mwagize macacakasi. Ku rundi ruhande hari abaseka ngako gahungu gashaka kurwana. Mungu rero nyakubahwa generali, umwami nangira intwari ye, Abafilisitiya bazabireba n'amaso yabo, babone ko Imana yacu Yehova ikomeye. Nanone arashaka bazabireba n'amaso yabo mwana wa, imbere y'amaso y'Abafilisitiya. Muhungu, uzadukiza muhungu. Uwiteka Imana izatuneshereza. Nanone arakitegereza mu maso, asanga umuhungu afite ubutwari koko rwose. Nyamara yari yarishe intare, yica idubu. Uwiteka Imana akoresha mu nzira zayo zitandukanye. Mugende mubwire kiriya gihungabana ngo ni Goliyati yuko Isiraheli yabonye indwanyi. Mugende mukurikize itegeko nk'uko mbibabwiye. Urakoze rwose generali. Icyubahiro ni icyawe Mana y'Abayuda, kuko uyu munsi Isiraheli bashije kuba nabo yo yabona champion, ibonye uri buyihagarare mu rugamba. Nanone
byasabaga kwizera Imana. Dawidi yari afite ubutwari, yagombaga kujya kurwana na Goliyati. Uza kubivuga nawe ku ruhande rw'umwanzi yari yaje. Nanone nguwo hejuru mu misozi ibihanamanga. Nimunyumve Abafilisitiya, nyumvira Goliyati rwose w'Ubufilisitiya. Genda ube rwose uririra imbere y'ibigirwamana bibi mwikoreye. Uyu munsi Isiraheli yabonye intwari yayo. Nanone uyu munsi dufite indwanyi, idufite indwanyi rwose. Ese sha iyo ndwanyi ubu ni ninde? Yesayi w'i Betelehemu yabyaye indwanyi. Rwose umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu. Abahungu ba Shama na Eliyabu bari mu turimo hano. Uwiteka Imana nyir'ingabo nyir'ibitangaza. Ako ka Dawidi bavuze ni akana kacu kagiye kwisheta kagapfa mwuka byaramwe, reka tujye kubihagarika. Barirukanse ngo bagiye kubihagarika nabo kwa Dawidi. Ni ibintu bidasanzwe cyane, ariko nanone ni umuhungu ubasha kuba rwose yaduhagararira, afite ubutwari. Barasobanurira Sawuli. Nanone nk'uko nakubwiye, igihe yaba ari kurwana cyangwa se yagiye mu kibuga, Ababenyamini baca muri ya nzira nakubwiye. Kandi nabyo tushobora kuza kubona neza uburyo ki Abadani bagera mu birindiro, turaza kuba twabyirebera. Oya, zanira uwo muhungu manzu unyereke iyo ntwari. Mu gufungura uwinjira ni mutoya. Sawuli yari muremure. Nanone Sawuli yarakitegereje, Mana yanjye, pfuye ukiri muto, pfuye ukiri. Mbega nari nzi ko byibura ari umuhungu mukuru. Sha uracyari muto pepe. Sha neza utwiso, Mana n'ubunya. Uracyakunze ubuzima nk'uko ubukunze uyu munsi se? Ariko Uwiteka niwe wampaye ubuzima nyakubahwa. Mwana mutoya, ntabwo rwose nshobora kuba natsindwa. Dawidi w'i Betelehemu, guhera uyu munsi ubaye indwanyi y'umwami. You are the king's champion. Bakwambika imyenda yanjye rwose, ahubwo abayizana babe bayizana. Uyu munsi Dawidi ni indwanyi y'umwami, mumuzanire imyambaro yanjye yose. Yambare mumuhe n'inkota yanjye, bamenye ko Dawidi ari indwanyi y'umwami. Mu gihe rero Dawidi araba ari kugerageza kwataka, ufite ibitero byawe, ubikoreshe neza generali. Kuri uru ruhande barakwerekana none imipango y'urugamba. Yewe mumenye rwose neza yuko intwari yacu yabonetse. Mufate umwanya mube mugiye mbere. Nababwiye yuko muhagarara mu birindiro, nanone mukazenguruka igihe indwanyi yacu irabiri mu kibuga. Mukore ku buryo nanone muba hari abaje gutakamba. Nyakubahwa kapiteni generali. Ese sha bite byanyu? Bimeze bite? Agahungu kacu ni agahungu kagira rwose gushamaduka. Turakwinginze ukababarire, ni gupfa kuvuga nk'akana. Yewe ibyo byateguwe yuko yabaye indwanyi ntibishobora guhinduka. Turakwinginze nyohereza ari njye ugenda pfe, ariko rwose Dawidi umureke azagiye gupfa. Mana yanjye, ndababwiye ngo musubire mu birindiro byanyu, musubire ku bakomanda banyu. Ni gute rwose twarujya kurwana kandi umuvandimwe wacu ubu yamaze gupfa? Imitima yacu irashenjaguritse. Dawidi ubu yapfuye, agiye kubonana n'indwanyi. Nanone ndagira ngo mabwire murinde ibinwa byanyu, mutagira ibyo muvuga mu bitero mubaraba murimo, mudaca intege abandi basirikare. Nta n'isoni. Dawidi yabaye champion. Abavandimwe be barabizi yuko ngo agiye gupfira ku rugamba, ariko Imana ifite imbaraga. Hano baramwambika, ariko ibintu barimo banabimwambura. Yewe intwaro zanjye yazanze ngo biramuremerera cyane. Hano hari ako ndi bukenere n'umuhumetso. Mungu wanjye rero Dawidi, uri nizere ko wumvishe ibyo nakubwira. Uze guhagarara kure y'iriya ntwari Goliyati. Ubyumve neza.
ukore ku buryo umutinza n'aho Imana yaguha ububasha bwo kubikora vuba umutinza, kuko hari indwanyi zacu zindi ziraba ziri kujya muri pozisiyo zazo. Goliyati kandi ni jeya nini, ni giant, ni ikintu kinini cyane. Nanone aragerageza kuba yakurwanya nubwo atakuvudukana, ukore ku buryo umuhagarara kure. Ndaza kumukubita hasi mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, ariko yewe intwari yacu ugendane n'Imana. Kagiye karamya umwami, kagenda karamya mwana wahindukira, uri intwari y'igihugu. Abafilisitiya baraje, Goliyati bari imbere ni metero 3 zuzuye. Nanone abamutwaza intwaro ngabo umugabo yaragiye arakura, nguwo ariyerekana intwari y'igati. Goliyati umufilisitiya nanone nuko nguko ibintu bijya bihagarara imbere y'ubwoko bw'Imana, ariko Imana ikabanesha. Manzi umpereza amazi, ni nakavuga kandikijwe n'ikinini. Bamuzaniye urubindi rupima nk'amajerekani 8, amumenaho amazi. Niko cha kagoryi gusa igiharara kibi yajugunya akantu nk'irgiriya, ateruye nk'uteruye isazi. Afite urubindi rw'amajerekani nk'6, aragotomera baba herata we, iki nicyo kimpaza, nicyo kimpaza rwo. Aragotomera aho ngaho, bufate ikibindi imwitegereze, kabeze nk'akadogobe kadafite imbaraga yo kuntu kaguye. Ninjyewe Goliyati w'igati. Intwari yanyu Goliyati, dore sha abantu bose ireba igikota cy'ubwacyo Dawidi ntiyagishobora. Barakwerekana none kuri uru ruhande abajya kurwa, abamuherekeje bo ni benshi. Indwanyi y'Abafilisitiya, ikimenyetso cy'Abafilisitiya nanone rogo, baragenda bayicishaho. Dawidi nawe araca mu gisirikare imbere y'ingabo intwari y'Abisiraheli. Uwiteka bane nawe Dawidi. Nanone barakwereka ku ruhande barimo baza muri battlefield cyangwa se ahantu ho kurwanira. Nanone igihe bari barimo bitegura, Ababenyamini n'Abadani nibwo buryo bwiza bwo gufata kwataka. Ababenyamini baciye hejuru ku misozi, mu gihe Abadani baciye hepfo mu kibaya. Niko batubwira. Bagiyenze bakoresha aho izo nzira zaharuwe zimeze nk'ubuvumo kugira ngo babashe kuba bazenguruka aba Filisitiya mu buryo bworoshye. Nanone barakwereka mu kukwereka uko story yagenze. Nanone baragenda bagaba ingabo hirya no hino. Hasi mu kibuga Dawidi yarahingutse. Nanone nguwo champions of Israel cyangwa se intwari y'Abisiraheli. Aha barakwereka umwami rwose w'Abafilisitiya yahageze kare. Intwari nayo iraserutse, abamutwaza intwaro nabo ngabo. Yari muremure koko, abantu bose arabasumba metero 3. Nanone nyakubahwa nawe mwami rwose na generali, njyewe ndi intwari y'Abisiraheli Goliyati. Perform well, you great hulk of flesh. Ndabizi rwose mbere yuko buri kimwe gikorwa uraza kuba wamwishe, amaraso araza kumeneka imbere y'Imana yacu Dagoni. Nanone nicyo kigirwamana cyabo. Goliyati nguwo gukomera ko arakomeye, abantu bose bamuri inyuma. Ingabo z'Abisiraheli zifite champion ni Dawidi mwene Yesayi. Wavuganye n'Imana, ariko ibintu ntibikagutera ubwoba uko byaba bingana kose, bidafite ijambo ryavuzwe n'Imana uzabinesha. Nanone generali we yakomeje kugenda agaba ingabo hirya no hino nkuko yari yabishushanyije ku gishushanyo cye cy'urugamba. Barakwereka Dawidi yaramanutse ava mu misozi, ariko hakuno baritegereza. Nanone barakwereka urugamba rwari rugiye kuba rwatangira. Imana ntabwo ikoresha abanyambaraga, ahubwo ihindura abanyantege nke kuba abanyambaraga. Nanone kuko mu ntege nke arimo imbaraga z'Uwiteka Imana zigaragarira, nk'uko intumwa Pawulo yabivuze.
Dawidi yabashije kuba yagera mu kibuga. Dawidi nawe yageze muri battlefield aho intwari Goliyati yagombaga kuba. Nanone baravuga bati nanone Abafilisitiya bari baje bitwaje bishingikirije ku mana yabo no ku ntwari yabo, nta yindi plani y'urugamba bari bafite. Bari bazi ko bagomba kunesha, ariko Abisirayeli bapanze urugamba. Barakwereka Dawidi hano ku rundi ruhande. Dawidi we yiteguye, ibuye yarifashe kandi harimo rwose agerageza kwegera intwari y'Abafilisitiya, ariyo ntwari yitwa Goliyati. Goliyati w'igati. Nanone baragenda bakwereka urugamba rw'Abisirayeli rupanze neza cyane, rupanze neza cyane, ahantu hose harambushi. Barakwereka ku rundi ruhande ingabo z'Abafilisitiya zose ziri mu kibuga, nta na zimwe zasubiye inyuma cyangwa se ngo zisigare inyuma. Ashwi waje nk'abaje kureba umupira. Goliyati yinjiye mu kibuga. Barakwereka nanone ariko Dawidi, ariko se we ibi bankinnye ni ibiki? Aka ni agaki? Ko mbona ari agahungu gato di, ni kumwe amavuga. Ibi bintu bishobora kuba ari agatego. Ariko wagahene gatowe ni weho ndwanye. Uyu munsi nje kugutera mu izina ry'Uwiteka Imana. Araseka cyane. Weho umwami Sawuli yanzaniye akakabwa gatoya kitwaje ibuye, gatekereza ko ndimbwa sha. Wewe ubwawe ugiye kwangiza seve yanjye rwose, ngo nishe akantu gatoya karaho. Uyu munsi Uwiteka yakungabije, mpereza intwaro nica aka kantu hakiri kare. Nanone Dawidi yateye mu izina ry'Uwiteka, Goliyati yateye mu izina rya Dagoni. Nanone Shama arahangaha, nta kurwana ba Shama n'abari yabo. Ni igihe Dawidi, nicyo gihe. Nanone Goliyati afite aratera Dawidi kuzibukira nabyo arabizi. Kariya kadagobe gatora Goliyati, komeza. Nanone umukino uraho urasekeje, nta kana gato n'urugabo runini. Iyatera rya kabiri uri yarazibukira. Nanone ku rundi ruhande ingabo z'Abisirayeli ziri kujya mu birindiro, zateguye igitero neza cyane. Ubu Abafilisitiya bose bagoswe. Ese wakana we, kuburyo Abisirayeli bakwanga ku buryo bagiye bagutambyeho igitambo wakantu. Atera icumu rya gatatu rifata ubusa. Nanone bamubwiye ngo atindane na Goliyati kugira ngo ingabo zose zigere mu birindiro ngizo ku misozi. Imiryango ni 12, Abadani, Abanafutali, Abagada, Abasheri, Abarubena, Abazebuluna. Sinzi uwagize gutya aranyerera, ingabo imanuka ye bangari. Bagiye kubona mwene bagize amahirwe ahari ntiyagere epfo mu Bafilisitiya ngo bamenye yuko Goliyati yakomeje nawe kurwana na Dawidi. Urugamba nurwo. Kuri uru ruhande abantu baraserebura n'Abafilisitiya. Yego tukuri inyuma Goliyati ku musozi wose wabaye Abisirayeli. Nanone ushobora gukoresha ingabo nkeya ugatsinda ingabo nyinshi kubera gupanga urugamba. Hano barakwereka nanone ingabo Goliyati yageze aratagangara. Utangiye ku ruha Goliyati we. Yewe ntabwo uri umunyembaraga nk'uko ubitekereza. Iyateye irindi cumu Dawidi arizibukira atyo. Urugamba rurakomeye. Yewe we, nimwitegereze. Yafashe igikota cye ajya kwataka nanone, ajya kurwanisha inkota kuko amacumu yose yari yamaze kuyatera Dawidi. Ubu none ugiye kubona inkota yanjye wa mwana we.
sha usengera iherezo ryawe sha kuko urapfuye neza urashize uvuyeho. Yafashe igikota cye Goliyati nanone inyuma y'Abafilisitiya neza neza Abisiraheli bahageze. Nanone bavugije amahembe. Kuvuza amahembe ni ikimenyetso ngo nashaka Dawidi atera ibuye rye. Dawidi barakwereka aritegereza Goliyati. Reba mu kirere Goliyati we, kubera ko ndi igikoresho cy'Uwiteka. Imana uyu munsi yaguciriye urubanza yakaraze ibuye, yamukubise ibuye, amukubise ibuye. Goliyati n'ubunini bwe yaguye atyo Goliyati. Ubunini bwa Goliyati ntacyo bwamubafashije. Umwami w'Abafilisitiya aritegereza, umwami w'Abisiraheli aritegereza. Yafashe cya gikota cya Goliyati, amaze kugifata Sawuli aramanuka. Data we, mwatake! Bavugije amahembe kandi wibuke bose bagoswe. Impande zose ziri Abisiraheli bararwanye, ariko Abafilisitiya ntibari kunesha uru rugamba. Nyuma yo kubona intwari yabo, izuba ryabakubitiye ahantu rwose ryabanogonoye, bakabona intwari yabo Goliyati ijya hasi, bakaba batiteguye urugamba, barashwe umugenda. Abisiraheli bari babagose, imiryango yose y'Abisiraheli yari yabagose. Abadani, Ababenyamini, Abarubeni, Abanafutali, Abasheri, Abagadi, yewe bose Abasimeyoni nabo bose bari bitabiriye uru rugamba, ngo kuko banesheje Abafilisitiya. Intwari y'Uwiteka Dawidi iranesha. Birashoboka yuko waba uri umunyantege nkeya, ariko mu ntege nkeya zawe iringira Uwiteka gusa, kuko Uwiteka n'ubundi adakoresha ingabo nyinshi. Mu gihe cya Gideyoni yakoresheje ingabo 300 zonyine. No muri iki gihe rero ni ko Uwiteka aneshereza abantu be, ni ko Uwiteka arwanirira abantu be. Ibikomeye bakabibona n'amaso, ariko babyegera bakabibura. Bibiliya iravuga ngo abanzi bawe uzabashaka ubabure. Niko rero n'Imana yaneshereje Abisiraheli muri iki gihe cya kera, bikaba ari icyigisho cyiza mu bihe byacu. Urugamba rwari urucabana, kuko nyuma yo kubona yuko rwose Dawidi yanesheje Goliyati, kandi bakaba bazengurutswe impande zose, ngo kuko Abafilisitiya batsinzwe runo rugamba. Nanone barakwereka hano umwami w'Abafilisitiya nanone arimo arwana n'umwami w'Abisiraheli. Ku rundi ruhande bararwana umwami ku mwami, nguko uko rwose. Nanone umwami w'Abafilisitiya nawe yagiye hasi. Uru rugamba Imana yararubaneshereje, ariko woresheje umuntu umwe wagize ubutwari. Ugira ubutwari mu gihe cyawe, ukorera Imana mu minsi yawe. Ugira ubutwari, uba icyitegererezo cy'abizera. Abajenerali bombi, uw'Abafilisitiya nanone n'uw'Abisiraheli, inkota ku nkota. Nanone ngo kuko uw'Abafilisitiya yapfuye. Kuri uru ruhande baragaragaza intsinzi ikomeye y'Uwiteka binyuze kuri Dawidi umwana mutoya, Dawidi mwene Yesayi. Ikigofero cya Goliyati ngo kuko bagifashe uburemere bwacyo nabwo ni bwinshi. Dawidi yaragifashe aracyitegereza, ashima Imana mu mutima we. Imana yari ikoze ibikomeye, Imana yari ikoze ibitangaza, Imana yari yitamuruye, Imana yari inesheje abanzi ba Isiraheli. Byari igitangaza gikomeye. Na n'uyu munsi turacyabyigiraho, kandi nawe ubyigireho mu minsi yawe no mu buryo ukorera Imana. Gira ubutwari, Imana izakubashisha, Imana izaguteza izindi ntambwe, Imana izakugeza ahantu utekereza kutagera, Imana izakuneshereza ibikurwanya n'abakurwanya. Intsinzi y'Abisiraheli yarabonetse. Dawidi yaranezerewe nawe. Bene wabo batekerezaga ngo Dawidi ubu rwose ngo yamaze gupfa, niba Shama na Eliyabu, bene wabo bo mu gisirikare, ariko bagashyize ku rutugu Dawidi nguku. Abuneri, urabona rwose buryo ki imigambi yawe nayo rwose y'urugamba yadufashije gutsinda, ariko nanone uru rugamba rwatsinzwe no kwizera.
Yes, you've won new faith, and to me, I've been intsinzi twasengeye turayibonye. but I think Imana yakoresheje Dawidi w'i Betelehemu mwene Yesayi. And so it was that a boy of Nuko rwose inkuru y'agahungu gatoya kari gafite ukwizera kagafashwa n'Imana yagenze. had struggled against the forces of evil. Iri ni ryo herezo ry'iyi filime ya Dawidi na Goliyati. Misiyoneri Kiza Benjamin we wayisobanuraga. Imana ibaha umugisha mwese. Aba ni abagiye bategura kugira ngo filime ibashe kuba yatugeraho. Tubabwira bene data mudukurikira kuri channel yacu ya Bibiliya TV, dufite ibitabo bya Gikristo byagufasha kwiga Bibiliya buri munsi, byagufasha gukura mu byanditswe byera, byagufasha gucukumbura ibyanditswe byera, ugakora umurimo w'Imana mu gihe cyawe, mu minsi yawe. Buriya amahirwe ntahora mu ntoki. Igihe ufite ubuzima nicyo gihe cyiza cyo gukorera Imana. Imana ntizakubaza ko utakoze mu gihe runaka utari uriho, ahubwo igihe cyawe nicyo ukwiriye kuba wakoresha. Igihe cyashize cyari gihagije, ukwiye gukoresha igihe ufite. Nimba waramaze kwakira Yesu Kristo, ni igihe cy'ivugabutumwa, ni igihe cyo gukorera Imana. Imana ibaha umugisha. Nuko filime igenze naho utaha. Kubwira rero yuko dufite ibitabo bya Gikristo nkuko bisanzwe dukunze kubibabwira, tubabwira ngo abamaze kubibona ibitabo twizeye yuko bikomeje kugenda bibafasha kunguka byinshi. Dufite ubuhamya bwinshi cyane yuko umuntu wari we wese wakoresheje kimwe mu bitabo byacu agenda hari byinshi yunguka atarazi. Imana rero ibahe umugisha. Dufite igitabo cy'itangiriro ku buryo bucukumbuye, gicukumbura ibyabaye mu gitabo cyose cy'itangiriro. Birumvikana ko ari igitabo gicukumbuye, kivuga nk'ubuzima bwa Enoke bagiye babaho batarajya musubira mu ijuru, kivuga ubwana bwa Aburahamu, kigenda kivuga ibintu byinshi Bibiliya itavuze, ahanini kubera ko Bibiliya yanditswe hakurikijwe umugambi mugari w'Imana, ntago ari akantu ku kandi. Imana rero ibaha umugisha. Nimba wifuza icyo gitabo uratwandikira kuri nimero igaragara muri description. Hanyuma nanone igitabo kindi cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Ni igitabo nacyo gicukumbura ibikorwa byose Yesu yakoze ariko ntibibashe kuba byakwandikwa mu butumwa bwiza. Impamvu nuko mbere na mbere Abisiraheli ntibari bwandike ibyo Yesu yakoze akiri umwana, kuko muri Isiraheli agaciro k'umuntu katangiraga kugaragara afite imyaka 30, cyane cyane imihamagaro y'ubuhanuzi n'indi yose yo gukora Imana. Nibwo rero igihe cyabaga kigeze, muri buka kubwo yakoraga igitangaza kikana i Galilaya, yavuze ngo mubyeyi igihe cyanjye ntago cyari cyakageze. Byari hafi cyane iyo y'igihe cye cyo gutangira gukora, nicyo gitangaza cye cya mbere yagikoze habura iminsi mikeya cyane ngo yuzuze imyaka yemererwa kuvuga muri Isiraheli, kandi ibyavuzwe bikaba byakwandikwa. Bityo rero nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya nyuma n'umurongo wa nyuma, haranditse ngo cyakora koko Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi, nyamara ngibyo yakoze byose tugerageje kuba twabyandika ngibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Icyo ni ikigaragaza yuko hari ibindi bintu byinshi Yesu yakoze ariko tutabashe kubona muri Bibiliya. Ibyo rero twabikubiye hamwe mu gitabo cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Uragishaka uratwandikira kuri nimero iboneka hano muri description. Dufite igitabo Ibyahishuwe na Kristo. Ni igitabo gisobanura igitabo cy'ibyahishuwe igice ku gice, umurongo ku murongo. Ntuzongere kuvuga ko igitabo cyagukomereye, ngo ibyahishuwe n'igitabo gikomeye. Ntago gikomeye muri iki gihe, kubera ko ibishwe n'iby'Uwiteka, ariko ibyahishuwe byose byahishuriwe abantu kugira ngo tubimenye, tubinezererwe. Yewe igitabo cy'ibyahishuwe cyo mu gitabo nyirizina handitsemo ngo hahirwa umuntu wese usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hanyuma ngo hahirwa n'abayumvira bakitondera ibyanditswe. Ni ukuvuga rero yuko icyo gitabo Imana yiteze ko tugisoma kandi tukacyumva. Nimba ucyifuza uratwandikira muri description. Dufite igitabo Omega iby'ibihe bya nyuma. Ni igitabo cyigisha iby'ibihe bya nyuma, no kuvuga ibintu bigomba kubaho mu minsi y'imperuka kugeza ku ijuru nshya n'izishya. Ni igitabo gitangirira ku bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nuko byagiye bisohora, kigakomereza ku ngingo zikomakomeye cyane nko kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, intambara ya Harimagedoni n'ibindi, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, byose birasobanuye mu gitabo Omega iby'ibihe bya nyuma. Ikaze rero nimba ucyifuza uratwandikira kuri nimero iboneka muri description y'iyi video.
dufite igitabo abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere. Wari ufite ikibazo uvuga uti ni gute nakumva ubuhanuzi bwa Yesaya, nakumva gute ubuhanuzi bwa Yeremiya, ubuhanuzi bwa Ezekiyeli n'ubwa Danieli ko bukomeye, nzabwumva gute? Humura, mu gitabo abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere we get you covered, twabikozeho byose, ndetse rwose ubasha kwiga kino gitabo mu buryo bwiza bucukumbuye buhuye n'amateka, nta kibazo na kimwe ugize, maze ugakora umurimo w'Imana kandi ufite ibitabo byiza byo kwifashisha. Dufite igitabo uko wabatizwa mu mwuka wera. Iki gitabo twacyanditse nyuma yo kubona yuko hari abakristo benshi baba mu matorero y'umwuka bakamara igihe kinini cyane gishoboka bafite amasezerano y'umwuka wera ariko ntibabatizwe mu mwuka wera. Tucyandika tukimara kugisohora, bamwe baratubwiraga bati ngiye maze imyaka 15, ngiye maze 13, ngiye maze 7, ngiye maze ingahe, bategereje iryo sezerano ry'umwuka wera. Ariko hagati aha ngaha mu gitabo harimo guidance, harimo ubuyobozi, harimo ubufasha intambwe ku ntambwe kugeza ubatijwe mu mwuka wera, nawe wakwakira Pentecote yawe hafa. Dufite nanone ikindi gitabo cyiza cyane cyitwa ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa, igitabo cyacu kiracukumbuye cyane. Sinzi nimba hari umuntu wigisha isezerano rishya ariko akaba atarasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa dufite. Ubu maze guhomba ibintu byinshi cyane, kuko muri kino gitabo cyacu cy'ibyakozwe n'intumwa, reka nkubwire, uzasangamo amabaruwa ya Pawulo yose asobanuye neza igihe yandikiwe, impamvu yanditswe. Uzasangamo n'ayandi mabaruwa y'ibanga ataboneka muri Bibiliya yera, amatorero yandikiraga Pawulo kugira ngo Pawulo abone uko yasubiza ariya mabaruwa dufite muri Bibiliya. Ayo mabaruwa niyo yagaragazaga ibibazo itorero ryari rifite. Bityo iri kwiga iki gitabo ugenda wumva neza imimerere iryo torero ryari ribayemo, hanyuma ukarushaho kumva izi nzandiko zose za Pawulo. Ntabwo twibagiwe inzandiko rusange, nazo ziri covered muri kino gitabo. Mbese bisa naho ari isezerano rishya mu buryo bucukumbuye. Igitabo ibyakozwe n'intumwa cyafashije abantu benshi cyane muri East Africa gukora umurimo w'Imana, cyane cyane wivuga butumwa no kunoza imyigishirize yabo y'ubutumwa bwiza mu isezerano rishya. Hamwe kandi na Bibiliya TV, ibi bitabo tugenda dutegura amasomo yabyo buke buke ku buryo ubasha kuyiga yose hano ku rubuga. Kansozi mbabwira yuko dufite nanone igitabo isezerano rya kera n'isezerano rishya mu buryo bw'incamake. Ibitabo 66 byose birasobanuye neza no kurica, no kandi video yose turayifite y'igitabo icyo aricyo cyose mu buryo bw'incamake kugeza aho zuzuriye 66. Katukubwire ko kandi biroroshye cyane kubona kimwe muri ibi bitabo kuko tubigurisha mu buryo bwa ebook, ni ukuvuga igitabo cya electronic ubasha gusomera kuri telefone yawe, kuri mudasobwa yawe, kuri tablet yawe, iPad yawe, iPhone yawe, whatever Android device ukoresha, aho hose wasoma ibitabo byacu. Urumva rero ko byoroshye. Igihugu cyose waba urimo tukubwira buryo ki wishyura amafaranga make cyane kuri buri gitabo. Igitabo kimwe kigura $2 yonyine, $2, just a cup of coffee, agakombe gusa k'ikawa. Hanyuma ukabona igitabo cyawe kuri email yawe, ugatangira kwiga ibyanditswe byera ukabuka.